Hello people, nizere ko mumeze fresh sana ni inono+tv. Umusore nawe twasuye abasore abari mu mirimo y'amaboko hano tujya twiganiye kuri stories zitandukanye ku rubyiruko ese rubayeho gute ni imirimo uraruko umusaza umeze fresh amaze neza cyane amahoro akazi karagenda witwa ngukise banyita gisarwema kabisa ufite imirongo byadanje bantu dukwite office ngatwo ni butabisha imirongo yo kuririmba ndi umudive man dukwita ka wadive ribise twagiye keretse bazamuye nk'akaradiyo gakenya aho nabyirade winjijisha mutange interview urumva umusaza biracamo biracamo kabisa gisarwemo dusambusa urimo radukubitano ibintu byagutwagiye kimwe cyo kujya bimenye hano ni ukwezi kumwe abiri ahita nangira kubahereza neza cyane amafaranga ariko aboneka dore bawiteretse n'agafanta n'ibyana biranyoboka fresh kabisa yakagenda ibyana subyumvisha icapa uza abana ukuntu bakundikira hamani ubundi bacyumva ikorikira aha urabyaye ubu bafite byose biragwiriramo wowe ubwe kingora no gukora choice ati se uyu kaje ari igikaronda kaza ari inza ndahita mondi akomosa mu makuru dusambusa dutuya mwana ibintu byarazamutse gusambusa uyigurisha gute misenkani yonyine kabisa ku munsi ukora nk'amafaranga ari ni nka 25 cyakoze 25 ku munsi birabone bisanya kenyereraho amusa nagaro kubeshya abantu hano nkora umunsi wose kugeza saa 7 z'ijoro amusa mashiramo no turaye duke agasina ko ari kenshi ibirayi bisigaye biva muri Ukraine man reka genda nese utabari bikundira ibintu by'ibiraho byadanje ku mugoroba babuzuye hano sibwo hano babagwirirana kabisa ariko umunsi nyawo n'amafaranga aboneka wa mugana urakurikiraho umwana fanta kwa twaje kuba badive biba bigoye gake ibyo zo ni impapuro bazita impapuro ni impapuro kabisa niwo babikoze makuma hariye mwana isambusa ubikora mu gihe kingana iki aha ni isaha imwe gusa isaha imwe mbibonye ni iki gitinda gukoreka ni iki gitinda ibitinda ni izi mpapuro impapuro zarangiye isambusa tayari impapuro iyo zirangiye isambusa naziba waziduha kabisa ziba ziryoshye ziba zimirika nawe urazirya cyane byaye no musanga umuntu acuruza ibintu ariko watajya birya ubundi ukoze mu bintu cyane igihe kirajya gukumbura bihaze ko birekera abandi babikunze kano kabaga niko ushyiramo amafaranga aho arimo nkangaho ngo hano harimo igikapu kabisa ariko ijoro noneho niryira haraza kuba rushijeho nyine kuko hano nibwo wabuze ku mugoroba haba huzuye hano kabisa ariko abari cyane abahari cyane igitsina gore kuko bakunda utu tuntu byatari ibiraha ni ibintu bakunda cyane byadanje usanga kabisa bagwirirana hano imbona abayobozi ngo ni icyuma umaze kumva nk'ibyana bingahe se kubera ikiraha kubera nyine ngewe urabona ndi umwana mwiza nitonda n'iki urabona nanjye nsanze ku kantu k'agafanta bazi ko ndi umwana mwiza nyine baranyoboka ari benshi wabaze kuri aho ngaho witurije nta kintu cyawe gusa nyine mbese bitose uje kugurikira nawe umwabiri umuhungu mu kamera nawe uri no kugaherera ariko ngira ngo uri umusani reka dukurikira mirongo ntabwo ndimo neza ubutaha ngiye nyikubita harimo akantu haraburamo agakoni kabisa sose nakoresha ibiyobyabwenge wapi ibyuzi kabisa wapi nta bintu amafege ako gaherena se waragashyizeho gute ako gaherena waragashyizeho gute uherena se ntagapfusha umuhunga mwikira ndamusoga ni ifege gusa agaherena ntagapfusha izina ry'ubusani se bakwita ngo ni impaya niko bakwita ubu tuguma tungana ni imwe iri hanze ariko n'izindi zizaza ako wasaraye umusa ikintu kiba cyakoze akasi iyo ngofero se izo ni diredi wapi ni igituta
igihe tutakura ingofero kuturebye werekana abantu oya ariko ngewe je twereka ari ibibanza ubwo cyo cyaraguhagaze nk'ibiceri bingana bitatu ni make cyane na feri zasagendeye gitanu bigitanu cyonyine ubu sukura iki busanzwe ubusanzwe se ka kazi gasanzwe tu ukora akazi gasanzwe biranga kabisa okay refresh umusore akoze kabisa ari iyo ndirimbo yawe sawa wayisanga bayita Kigali birotsa wayisa Kigali birotsa nta mirongo nimwe wibukamo irahari tu gakubiteho Kigali birotsa nyine twumve ko ubwira abantu naha ni Kigali ya birotsa iyo bucyaro nibe no kotsa Kigali birotsa Kigali byaho birakomeye tu birotsa n'insazi byoroshye umusagaruka umuhungu yes abahungu baba baje gushaka agasambusa byadanje asura mwakopa aya ntago dukopora ubona muri ibi wawe yaje mwana wanyu imikino nk'umuntu wawe nyine biba byumvikana nta kintu yakubura abana bava mu bitenikira ndakigukaraga nawe deni nesha biko ubu ibintu biracamo kabisa shanari bikabisa none se wa musore uri aho ngaho yibereye mu cyaro akazabona ko kabuze ibintu byo kwihangira imirimo bimeze bite abajene ko akazi kabuze cyane cyane akenshi bikunze kuba nko mu rubyiruko rurangije kwiga nibwo usanga rwanga gukora ati iki sinagikora kandi ntibamenye ko imirimo isa nk'iciritsemo gakenya ari irimo amafaranga ubu hano nakuramo buri kimwe cyose nta muntu ubimenye na bya byana ukabibona kandi na bya byana na rimwe nyine abantu babona ko unasa neza aya nari kabisa ikintu byose ni ikibo bikesha cyambere ni mu mutwe ubundi byose birashoboka Musa turasoje rero wakoze cyane kutuganiriza urakoze cyane ukora akazi bure wenda ubutaha wasanga n'agasambusa kanatunganye abantu ubwo tugiye tunatana tutanaze ngo sambusa biraryoshye nabyo tuzi watubeshye ndabumvisha ikintu nashishikariza nk'urubyiruko no gukura amaboko mu mufuka bakitabira bagakora bagatinyuka bakaza tukiga n'ibindi birenze bino tukaba twarushaho gutera imbere muri rusange nk'urubyiruko urakoze cyane ibutsa abantu amazina yawe amazina yanjye banyita Gisarwema from Kacyiru nakongereza bagakubita kabisa gake twagiye mu kongereza gake akongereza no bagakubita how are you doing I'm fine I'm doing what are you doing Rugi Musa twagiye how are you doing cyetse ari nyo kwibarije umusa warusoje kukongeza ngo from ndabana mu byose umusaza how are you doing kakandi katuma narya niko ntago nakabura ntago wakabura kakandi gatuma ndamuka uko sikabura nuko murakoje wenda ngo wezi yo home ntago byakumenya ntago byana ni cyangwa ukaza umbaza nk'igiciro cy'isambusa uri umuzungu kuko hano turabakira n'abazungu mujyamo bakira n'abanyanigeria hano barahaza ewana hari aho mba ndi hejuru kuko ntago yanyiryamana rero si nk'umuzungu akubaza gute yashaka kubaza igiciro cy'isambusa yaje ashaka nk'isambusa z'ibirayi araza akambaza ati how much sambusa how much sambusa ubwo tumusubiza ngo iki sambusa 50 sambusa 51 only yes ubwo sambusa 51 only yes ubwo mba nshatse kumubwira nyine imwe isambusa imwe ni 50 okay no yabashaka wowe waturutse muri Nigeria cyangwa muri Amerika hoya kuko nyine iyo bageze nko mu Rwanda kuko batumenyereye ku rurimi rw'icyongereza usanga aricyo twita dusa nk'abakoresha nyine kuko aricyo dusa cyangwa mugani n'ibyo biceri bitagucika asubwo ntago muhendo musa niba ari umuzungu ntago uhita umukubitira mu ntago namuhenda keretse nyine iyo ashatse kugenda agusigiye nka ka tipu ko ntabwo gasubiza inyuma byumva cyangwa ashimye nk'ukuntu mukubita icyongereza numva naho kongereza kawe bunyorosha ntago kabura gusa ashobora no kuza nkahita mubaza ati buriya ariko ubundi bimaze mu cyongereza nyine how many brothers and sisters do you have your family ubwo mubaje ngiki kuri yamba mubajije ati afite abashikiwe bangahe na bakuru bawe bangahe ati muri famiye yanyu kuriya noneho nanjye ngenzi mfite 3 yisumbuye kuriya nanjye nyine mba murashaka ahita gusubiza ngo iki mu cyongereza ahita mbwira ati wenda nimba ari umwe cyangwa babiri abakobwa biwabo ako tubwire mu cyongereza umusiko numvishe ahita mbwira 2 sisters and 2 brother two brother ahita nyine museka nta nimero se ujya umwaka
aya nazo namwaka mwamurangizanyije icyo gihe mubona agarutse ahubwo nkahita musuhuza ati long time kabisa nkabwira ati igihe kirekire nagahita gusubiza ngo iki nawe akahita bivuga long time icyo gihe ubundi icyo gihe mba nari kabisa umusa asante abantu wakoze asante broski okay mwakoze cyane ko cyane na inono+tv mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye amara y'Imana bane namwe